Umugenzi volume ya mbere igice cya kabiri kiravuga ngo Mubwirizabutumwa. Bukeye mubona agendagenda mu mirima asoma igitabo cye nk'uko yamenyereye, agira agahinda kenshi. Akigisoma araturika arataka nk'uko yagenjeje cya gihe kindi, ati nkwiriye gukora nte ngo mbone gukira. Ibyakozwe n'intumwa 16 umurongo wa 30 n'uwa 31. Mbona akebaguza nk'ushaka kwiruka, maze arahagarara kuko atakibashije kumenya aho ajya. Mbona umugabo witwaga Mubwirizabutumwa aza aho ari, aramubaza ati uratakishwa n'iki? Aramusubiza ati mutware, nabwirijwe n'iki gitabo mfite mu ntoki yuko naciriweho iteka ryo gupfa, kandi ubwa nyuma nkaba mbikiwe kujya mu rubanza. Abaheburayo 9:27. Kandi numva yuko urupfu ntarushaka, n'urubanza ntazashobora kurutsinda. Mubwirizabutumwa aramubaza ati ni iki gituma udashaka gupfa, ko ubu bugingo bufite ibyago byinshi? Uwo mugabo aramusubiza ati nuko ntinya yuko uyu mutwaro mpetse mu mugongo uzanzika ukangeza hasi y'ikuzimu, nkagwa ahatanyiteguriwe muri Gehinomu. Yesaya 30 umurongo wa 33. Kandi mutware, ubwo ntiteguye kujya mu nzu y'imbohe, niyo rupfu rw'umubiri, siniteguye no kujya mu manza, ubwa nyuma nkicwa urupfu rw'iteka. Gutekereza ibyo niko kuntakisha. Maze Mubwirizabutumwa aramubaza ati ubwo umeze utyo ni iki kiguhagaritsaho? Mubwirizabutumwa amuha umuzingo w'igitabo cy'uruhu wanditsweho ngo ninde wababuriye ngo muhunge umujinya uzatera. Matayo igice cya 3 umurongo wa 7. Aragisoma yitegereza Mubwirizabutumwa cyane, aramubaza ati mpungirehe? Mubwirizabutumwa amutungira urutoki hirya y'agasozi kagari cyane, aramubaza ati urarora ririya rembo reto? Matayo 7 umurongo wa 13 kugeza uwa 14. Uwo mugabo ati oya. Arongera aramubaza ati urarora ririya tabaza ryaka cyane? Zaburi 119 umurongo wa 105 n'urwa 2 rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 9. Aramusubiza ati sinzi, ahari ndaribonye. Maze Mubwirizabutumwa aramubwira ati uboneze kuri ririya tabaza ujyeyo udateshutse, nukora utyo uri bubone iryo rembo, nurikomangaho urabwirwa ibyo ukwiriye gukora. Maze ndota atangiye kwiruka, ariko ataragera kure y'urugo rwe, umugore we n'abana babibonye baramuhamagara ngo agaruke. Yipfuka mu matwi akomeza kwiruka avuga ati bugingo 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 budashira. Luka 14 umurongo wa 26. Nuko ntiyakebuka. Itangiriro 19 umurongo wa 17, ahubwo akomeza guhunga yerekeza hagati mu kibaya. Igice cya gatatu. Abaturanyi ba Mukristo. Abaturanyi b'uwo mugabo basohorwa no kureba uko yiruka, kandi akiruka bamwe baramuseka, abandi baramukangisha, abandi baramuhamagara ngo agaruke. Muri bo harimo 2 bagambiriye kumugarura bamuhase. Umwe muri bo yitwaga Mudakurwa ku ijambo, undi yitwa Nyamugirya Nino. Icyo gihe yari amaze kubaha intera, ariko bo bajya inama yo kumukurikira. Baragenda, hashize umwanya muto bamugeraho. Arababaza ati bagenzi banjye, muzanywe n'iki? Bati tuzanywe no kukugira inama yo kugarukana natwe. Arabasubiza ati oya, ntibishoboka. Mutuye mu mudugudu witwa Rimbukiro.
aho nanjye navukiye. Mbonye yuko ari kuri, kandi hazaza igihe vuba cyangwa kera muzapfirayo, muzikwe mugere hasi y'ikuzimu. Nuko nshuti zanjye, mwemere ibyo mvuze tujyane. Mudakurwa ku ijambo aramubaza ati, utiki? Dusige inshuti zacu n'ibitunezeza byose? Mukristo niko uwo mugabo yitwaga. Aramusubiza ati, ye, kuko ibyo mwasiga byose bidakwiriye kugereranywa n'ibike mu byo nshaka guhabwa, kugira ngo binezeze. Abaroma 8:18. Kandi mwakwemera kujyana nanjye, ntimusubire inyuma, mwazamera nkanjye, kuko aho njya bafite ibibahaza bigasigara. Luka 15:17. Nimuze muhinyuze amagambo yanjye. Mudakurwa ku ijambo, ibyo ushaka ni ibiki? Bikurekesha iby'isi byose? Mukristo ati, ndashaka ibiragwa bitabasha kubura cyangwa kwandura cyangwa kugajuka. Urwa mbere rwa Petero 1:4. Bibitswe mu ijuru, aho bitabasha kwangirika, kugira ngo ababishaka bazabihabwe mu gihe cyategetswe n'Imana. Ibyo byanditswe mu gitabo cyanjye, niba wemeye kugisoma urabibonamo. Mudakurwa ku ijambo ati, ashwi, kura aho igitabo cyawe. Uragarukana natwe cyangwa urarorera? Mukristo ati, ndanze, kuko nafashe yasuka. Luka igice cya 9:62. Mudakurwa ku ijambo ati, nuko rero nyamugirya nino, duhindukire dutahe. Hariho abibone b'abasazi benshi bameze nk'uyu, kandi iyo bibwiye ibitari byo bibwira ko barusha ubwenge abantu 7 bashobora kuvuga impamvu zo kubihakana. Nyamugirya nino ati, witukana. Mukristo uyu mwiza, niba ibyo avuze ari ukuri, aturusha gushaka ibyiza. Ku bwanjye umutima wanjye unyoshya kujyana nawe. Mudakurwa ku ijambo ati, utiki? Nawe ubuze ubwenge? Nyumvira, dusubirane iwacu. Ninde uzi aho uzajyanwa n'umuntu usaze utyo? Subirayo, subirayo, niho uri bube ugize ubwenge. Mukristo abwira nyamugirya nino ati, ahubwo tujyane nyamugirya nino. Ibyo navuze biriho n'ibyiza bindi byinshi, kandi byabonwa. Nawe niba utabyemeye, soma ibyo muri iki gitabo cyanjye, kandi kugira ngo umenye yuko ibirimo ari iby'ukuri byose, bihamywa ko ari koko n'amaraso y'uwacyandikishije. Nyamugirya nino abwira mudakurwa ku ijambo ati, nuko mudakurwa ku ijambo, singishidikanya, ahubwo ngambiriye kujyana n'uyu mwiza no kujya nsangira nawe ibyo abona. Maze abaza Mukristo ati, nshuti yanjye nziza, mbese uzi inzira ijyaho heza? Mukristo aramusubiza ati, nayobowe n'umugabo witwa Mubwirizabutumwa, ngo nkwiriye kwihutira kugera ku irembo rito twerekeye, niho turi bubwirirwe iby'inzira. Nyamugirya nino ati, nuko nshuti yanjye tugende. Bombi barajyana, maze mudakurwa ku ijambo aravuga ati, jyeweho ndasubira iwanjye, sinshaka kujyana n'abayobejwe batyo b'ibicucu. Maze ndota yuko mudakurwa ku ijambo amaze gutaha. Mukristo na nyamugirya nino banyuraga mu kibaya baganira, batangira kuganira batya. Mukristo abaza nyamugirya nino ati, nshuti yanjye nyamugirya nino, uri mugabo ki? Nishimiye yuko wemeye ko tujyana.
mudakurwa ku ijambo nawe iyaba yarababajwe nkanjye n'imbaraga z'ibitaraboneka n'ubwoba bitera, ntaba yatebutse kudusiga ngo atahe. Nyamugirya nina ati nuko Mukristo, kuko dusigaye twiherereye, ongera umbwire ibyaho tujya uko bisa, kandi ibyo dukwiriye gukorera kugira ngo tubitunge. Mukristo ati ndushaho kubyibwira mu mutima kuruta kubivugisha ururimi, ariko kuko ushaka kubimenya ndabigusomera mu gitabo cyanjye. Nyamugirya nina ati uratekereza yuko amagambo yo mu gitabo cyawe ari ay'ukuri rwose? Mukristo aramusubiza ati ni ay'ukuri, kuko cyandikishijwe n'itabasha kubeshya. Tito igice cya mbere umurongo wa 2. Nyamugirya nina ati uvuze neza, ariko se nayahe? Mukristo ati hariho ubwami butazashira uzabamo, n'ubugingo buhoraho tuzaherwa kugira ngo tuzabe muri ubwo bwami iteka ryose. Zaburi 145 umurongo wa 13, Luka 12 umurongo wa 32, Yohana igice cya 10 umurongo wa 27 kugeza uwa 29. Nyamugirya nina ati uvuze neza, ariko se ibindi ni ibiki? Mukristo ati hahirwa amakamba y'ubwiza tuzahabwa n'imyenda izatuma turabagirana nk'izuba ryo mu ijuru. Urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 8, Ibyahishuwe 22 umurongo wa 5, Matayo igice cya 13 umurongo wa 43. Nyamugirya nina ati ibyo ni byiza cyane, ariko se n'ibindi ni ibiki? Mukristo ati nta kurira kuzabayo cyangwa agahinda, kuko nyiraho azahanagura amarira yose ku maso yacu. Ibyahishuwe 7 umurongo wa 16 n'uwa 17, n'igice cya 21 umurongo wa 4. Nyamugirya nina ati ariko se tuzabonayo n'abande? Mukristo ati tuzabonayo n'abantu ibihumbi n'inzovu badutanzeyo. Muri abo nta n'umwe ugirira mugenzi we nabi, ahubwo bose barakundana kandi n'abera. Bose bagendera mu maso y'Imana, bagahagarara imbere yayo bashimwa nayo iteka ryose. Kurangiza byose mu magambo make, tuzabonayo abakuru bambaye amakamba y'izahabu. Ibyahishuwe igice cya 4 umurongo wa 4, kandi tuzabonayo abantu batemaguwe n'ab'isi, n'abatwitswe, n'abagaburiwe inyamaswa, n'abaroshwe mu nyanja, babahora urukundo bakundaga nyiri icyo gihugu, bose ari bazima, bambaye kudapfa nk'umwenda. Yohana 12 umurongo wa 25, urwa kabiri rw'Abakorinto 5 umurongo wa 2 kugeza uwa 4. Nyamugirya nina ati ayo magambo ndayumvise, ibi neza neza byenda kunyica, ariko birashoboka kubitunga. Dukora iki kugira ngo tubihabwe? Mukristo ati ibyo umwami utwara icyo gihugu yabyandikishije muri iki gitabo. Yesaya 55 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2, Yohana 6 umurongo wa 37, na Yohana 7 umurongo wa 37. Ibyahishuwe 21 umurongo wa 6, n'Ibyahishuwe 22 umurongo wa 17. Uko ibyo bisobanurwa mu magambo make, niba tubikunda rwose azabiduhera ubuntu. Nyamugirya nina ati yewe byo biranejeje cyane, twihute cyane, twihute. Mukristo ati simbasha kwihuta nk'uko nshaka, kuko mbuzwa n'uyu mutwaro mpetse.